Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri b'umwaka wa mbere. Dativa umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radiyo. Bana, mwakoze umukoro nabasigiye ubushize? Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'isomo muze kwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo bakosore. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe kwiga neza. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha kugira ngo mubashe gukurikira isomo neza. Uyu munsi rero turaza gukora ibikorwa bitandukanye. Turaza kwibukiranya zimwe mu nkuru twize ubushize ndetse tunasubiremo zimwe mu nyuguti twize. Bana, muriteguye? Ngaho nimureke dutangire isomo ryacu. Mu masomo yatambutse nabasomeye inkuru zitandukanye. None se mwaba mwibuka uko inkuru ebyiri duheruka kwiga vuba aha zitwa? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe amazina y'izo nkuru ebyiri. Niba kandi uri wenyine, nabwo wavuga izina rya buri nkuru mu ijwi riranguruye. Ni byiza cyane. Inkuru duheruka kwiga ni ababyeyi bita ku bana. Twize n'indi nkuru yitwa imikino idufitiye akamaro. Ubu noneho reka twibukiranye amasomo twigiye muri izo nkuru. Bana, ni irihe somo twakuye mu nkuru ababyeyi bita ku bana? Inkuru ababyeyi bita ku bana yatwigishije iki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo wakuye muri iyo nkuru. Iyi nkuru ababyeyi bita ku bana yatwigishije ko iyo ababyeyi bagaburiye abana neza bakabavuza bituma bagira ubuzima bwiza. Nibyo namwe mwari mwibutse se? Niba ari uko bimeze ni byiza cyane. Reka turebe n'inkuru yacu ya kabiri twize. Twige Ikinyarwanda. Ni irihe somo twakuye mu nkuru imikino idufitiye akamaro? Imikino idufitiye akamaro, iyo nkuru yatwigishije iki? Ngaho bwira n'ubundi umuntu mukuru muri kumwe icyo iyo nkuru yakwigishije. Murakoze cyane. Mu nkuru imikino idufitiye akamaro, twizemo ko imikino ituma tugorora ingingo, tugakomera, tukagira ubuzima bwiza. Iyi nkuru yatwigishije kandi ko tugomba gukina neza na bagenzi bacu, tudahirikana, tutavunana. Nizere ko mwubahiriza ibyo mwigiye muri iyi nkuru, sibyo se bana? Yego. Ayo rero ni amasomo meza twakuye muri izo nkuru duheruka kwiga. Nizere ko buri wese ari kuyubahiriza, sibyo? Uyu munsi rero tugiye kandi gusubiramo inyuguti ebyiri duheruka kwiga. Bana, muze gukurikira amabwiriza ngenda mbaha kuri buri gikorwa tuza gukora, sibyo se? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi namwe, inyuguti tugiye gusubiramo n'abana muri iki kiganiro ziboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushaka kugikuraho wakireba
ukajya ku rupapuro rwa 95 kugeza ku rupapuro rw'106, hanyuma tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Bana, muribuka zimwe mu nyuguti duheruka kwiga? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe izo nyuguti duheruka kwiga. Ndizera ko mwazitahuye. Inyuguti duheruka kwiga ni H na S. Mushobora gusubiramo hamwe nanjye inyuguti ya mbere? Mureke ntangire. H. Dusubiremo twese. H. Ngaho namwe nimuyisubiremo mwenyine. Ni byiza. Inyuguti ya kabiri twize ni S. Ngaho dusubiremo twese. S. Twongere tuyisubiremo. S. Nimuyisubiremo mwenyine. Murakoze. Noneho ndasaba buri wese gushaka amagambo arimo ijwi H. Ayo magambo ashobora kuba ari amazina y'ibintu mukunda kubona iruhande rwanyu hirya no hino, cyangwa se amazina y'abantu. Ngaho rero bwira umuntu muri kumwe ingero z'ayo magambo yumvikanamo ijwi H. Amwe mu magambo mwaba mwabonye arimo ijwi H harimo ihene, igihugu, ibihaza, amahane, muhoza n'ayandi menshi. Mureke noneho dukore uyu mwitozo no ku ijwi S. Twige Ikinyarwanda. N'ubundi buri wese nashaka amagambo yumvikanamo ijwi S. Ashobora kuba ari amazina y'ibintu mukunda kubona cyangwa se amazina y'abantu. Ngaho bwira umuntu muri kumwe ayo magambo utekereje. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mwaba mwabonye arimo ijwi S harimo isoko, semana, isi, isake, amaso, isusa, samusoni, isekuru n'ayandi menshi. banza umbwira ibyo wize mbone kuguha amazi ninsanga utabizi ntabwo nkwihera amazi. Ubu noneho tugiye gukina ka gakino kacu mumenyereye ko kurebesha ibikumwe hejuru cyangwa se kubirebesha hasi. Nzajya mvuga ijambo rimwe rimwe, niba muri iryo jambo mvuze harimo ijwi H cyangwa S, urajya uzamura ibikumwe byawe birebeshe hejuru. Niwumva kandi mu ijambo mvuze nta jwi H cyangwa S ririmo, uramanura ibikumwe byawe birebesha hasi. Reka duhere ku ijwi H. Munkurikire mwumve uko mvuga ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni umuhini. Umuhini. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Ni hejuru se cyangwa ni hasi? Nizere ko mwese ibikumwe mwabirebesheje
hejuru, kuko mu ijambo umuhini harumvikanamo ijwi ha. Reka dukomeze ku ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni umuheha. Umuheha. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Ibikumwe byanyu se mwabirebesheje hejuru cyangwa se hasi? Nizere ko mwabirebesheje hejuru, kuko mu ijambo umuheha harumvikanamo ijwi ha. Reka dukurikizeho ijambo rya gatatu. Ijambo rya gatatu ni ikibabi. Ikibabi. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. None se ibikumwe byanyu mwabirebesheje hejuru cyangwa se hasi? Nizera ko mwese ibikumwe byanyu bireba hasi. Impamvu ni uko mu ijambo ikibabi nta jwi ha ririmo. Murakoze cyane. Nimureke noneho dukomereze agakino kacu ku ijwi sa. Twige Ikinyarwanda. N'ubundi nzayavuga ijambo nimwumva ririmo ijwi sa, murebeshe ibikumwe byanyu hejuru. Ariko nimwumva nta jwi sa ririmo, mubirebeshe hasi. Munkurikire rero, mutege amatwi ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni isuka. Isuka. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Nizere ko mwese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Mu ijambo isuka turumvamo ijwi sa. Ni byiza. Tugeze ku ijambo rya kabiri. Nimuritege amatwi. Umugozi. Umugozi. None se bana, ibikumwe byanyu mwabirebesheje hejuru cyangwa hasi? Nizere ko mwese ibikumwe bireba hasi. Impamvu ni uko mu ijambo umugozi nta jwi sa ryumvikanamo. Tugeze ku ijambo risoza. Ijambo risoza ni umusumari. Umusumari. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Ibikumwe byanyu se mwabirebesheje hejuru? Nibyo koko, mu ijambo umusumari harimo ijwi sa. Ubwo rero abarebesheje ibikumwe hejuru mwabikoze neza cyane. Bana murakoze. Uyu mwitozo ndizera ko mwawukoze neza mwese. Ngaho nimwikomera amashyi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Dukurikijeho umwitozo wo kwandika inyuguti ya ha na sa. Nizere ko buri wese yibuka uko bandika ha ndetse n'uko bandika sa. Twarabyize, sibyo se ba? Yego. Ndifuza ko noneho buri wese afata agakayi ke cyangwa urupapuro n'ikaramu. Noneho ku murongo umwe utambitse uhandike ha ntoya eshanu. Ha ntoya eshanu. Noneho ku wundi murongo uhandike sa ntoya eshanu. Reka nsubiremo. Andika ha ntoya eshanu ku murongo ubanza, ku wundi murongo ukurikiyeho wandike sa ntoya eshanu. Reka mbashyireho aka karirimbo mu gihe muri kwandika. Nzakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho
Bana, nizere ko mwabikoze neza. Ngaho rero nimwereke umuntu mukuru muri kumwe abarebere ko mwabikoze. Ku bafite ibitabo muze kureba ku rupapuro rwa 96 niba mwayanditse neza, mwongere murebe ku rupapuro rw'102 niba mwayanditse neza. Ni byiza cyane, murakoze bana. Twiga Ikinyarwanda. Bana, mwakoze gukurikira no gukora umwitozo wo kwandika inyuguti ya H ndetse na S. Ubu noneho rero tugiye kwandika amagambo arimo inyuguti ya H na S. Turabikora dute rero? Nzajya mvuga ijambo inshuro 3, noneho nimwumva mvuze ngo ngaho nimwandike, buri wese ahite yandika. Ijambo rya mbere ni amasaka. Ndasubiramo, amasaka. Amasaka. Ngaho nimwandike. Murakoze. Ijambo rya kabiri muritega amatwi. Ijambo rya kabiri ni gusohoka. Ndasubiramo, gusohoka. Gusohoka. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni isahani. Ndasubiramo, isahani. Isahani. Ngaho nimwandike. Ndizera ko mwanditse neza ayo magambo. Ngaho rero nimusomera ayo magambo mwanditse umuntu mukuru muri kumwe, kandi muyasome muyakoraho muyamwereka. Uwo muntu muri kumwe abafashe kureba ko mwayanditse neza, abakosore aho biri ngombwa. Bana, nizere ko iri somo tumaze kwiga ryabashimishije. Dutega amatwi umukoro. Mukomeze rero mutekereze andi magambo abonekamo inyuguti ya H na S, maze muyandike nyuma ya rino somo. Ayo magambo mwanditse muze kuyereka abantu bakuru muri kumwe kugira ngo babakosore. Ku bafite ibitabo, hari indi myitozo iri ku rupapuro rw'102 kugeza ku rupapuro rw'106, nayo mugerageze kuyikora. Mbifurije rero kuza gukora iyo myitozo neza. Babyeyi, namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Abana, nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw, cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.